hari ibintu bine bigomba kubaho mbere y'uko Yesu agaruka, n'ibimenyetso bigomba kubanziriza kuza kwe. Bibiliya ni igitabo cy'amateka, ariko si igitabo nk'ibindi bisanzwe bivuga amateka bimwe dusanga mu masomero. Bibiliya itangira itubwira inkuru z'iremwa ry'isi n'ibiyituye, igasoza itubwira n'iherezo ryayo. Welcome ZIBUKA TV, please subscribers. Yesu yatanze ibintu bigera kuri bine nyamukuru bizaranga kugaruka kwe. Reka tubimiremo mu ncamake mu buryo buvunaguye. Icya mbere ni ibiza bitandukanye bizaboneka ku isi. Atanga ingero zifatika z'intambara, inzara n'imitingito. Ese niba uzi kugenzura ibi bintu ntabwo biri kuba? Ntabwo se byabaye? Ibi bimaze imyaka irenga 2000 biri kuba, bigenda bisimburana, ariko ibiza biragwiriye ku isi yose. Bivuze ngo ikimenyetso cya mbere cyarabaye kandi gikomeje no kuba. Yesu yarongeye aravuga ati, ntimuzatungurwe kandi ntimuzakuka imitima. Uko tugenda twegera iminsi ya nyuma y'imperuka, gukuka umutima ni kimwe mu bintu bihangayikishije mu itorero no hanze yaryo. Byatumye avuga ati, muzumva biyita Kristo n'abiyita Mesiya. Aba bazaba ari abantu bazaza babyiyita kuko bazaba bigaragaza nk'abacunguzi b'ibyo bibazo n'ibiza n'amakuba bizaba biriho. Hari ingero nyinshi z'abantu bagenda bigaragaza nk'abatabazi b'ibibazo turi kugenda duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Uko habaho ibibazo byinshi, ni nako hari kugenda havuka ababikemura benshi. Aha niho Yesu yatugiriye inama, atubuza gukuka imitima no kudahagarika imitima nitwumva impuha z'intambara, ibyago by'ibyorezo by'inzara n'ibindi bishya. Aha niho yavugiye ijambo ritangaje cyane, ati kizaba ari igihe giteye ubwoba n'akababaro. Gusa ntabwo ari akababaro k'urupfu, ahubwo azaba ari ukuvuka k'ububabare bugiye kuzaza. Iyo uri gusoma mu bitangazamakuru ukabona hari kuza ibiza, ibi ngibi ubwabyo si ibiteye akababaro, ahubwo biba biri guteguza umubabaro uri bugufi kuzavuka. Ibi bikwiye kudufasha rero guhindura imyitwarire, kuko tumaze kumenya ibihe turimo, kuko iby'isi izabamo mu minsi ya nyuma twamaze kubimenya. Reka turi ku kimenyetso cya kabiri. Ikintu cya kabiri kiri kuba ntabwo kiri mu isi, ahubwo kiri mu itorero. Ibiza, inzara n'intambara ni ibimenyetso byo mu cyiciro cya mbere biri kuba kandi biri kubera hanze y'isi yose. Itorero ni ikimenyetso cya kabiri kigaragaza kugaruka kwa Yesu. Impinduka mu itorero imbere niyo kimenyetso cya kabiri. Yesu yagabanyije ibimenyetso bya mbere mu bice bitatu twavuze: intambara, ibiza n'inzara. No mu kimenyetso cya kabiri cy'itorero, Yesu yakigabanyijemo ibice bijya kuri bitatu. Icya mbere yavuze ni ukutotezwa, aho abizera Yesu bazatotezwa mu bihugu n'amahanga yose. Icya kabiri yavuze ko kizabaho ni ukugabanuka kw'itorero, aho urukundo rwa benshi ruzakonja. Mu bihe bikomeye nk'ibyo byo gutotezwa, abakristo benshi bazagenda, bazava mu nzu y'Imana, abasigaye urukundo rwabo rukonje. Ibi bihe ntabwo ari byiza ku itorero ry'Imana, ariko igitangaje ari nacyo kimenyetso cya gatatu, ni uko ngo agakiza kazabwirizwa kakagera mu bantu bose. Bivuze ko hazaba hasigaye itorero rito ry'ukuri, ari naryo Kristo yishimira, rizageza ubutumwa bwiza ku mpera y'isi. Ibi rero bitandukanye n'ibyo tubona mu minsi ya none, aho ubuhanuzi bw'ibinyoma buganje, aho bahanura amahoro kandi nta mahoro ahari. Ariko mwibuke ko Yesu yavuze ko ibyo nibiba ntituzabitega amatwi, ahubwo tuzakomeze urugendo. Abakristo mu minsi ya nyuma basabwa kuba maso cyane, kuko igihe cyo gutotezwa n'isi cyarageze. Aha niho Yesu yatanze inama ku bakristo bose, ubwo bamubazaga bati, kubera iki byose bizaba? Arabasubiza ati, nuko amasaka n'urukungu bigomba gukurana, ariko byamara kwera amasaka mazima akajya ukwayo, apfuye nayo akajugunywa. Asobanura abakristo nabo hagati yabo, asobanura ko abakristo nabo hagati yabo bazahura na pressure y'iminsi ya nyuma, ku buryo bazangana hagati yabo ubwabo. Tumaze kuvuga ku bimenyetso bibiri bizaranga kuza kwa Yesu. Twavuze intambara, inzara n'ibiza nk'ikimenyetso cya mbere. Tuvuga ku itorero, guhohoterwa, gukonja k'urukundo no kuba ubutumwa bwiza buzagera ku isi yose.
reka turebe ikimenyetso cya gatatu kigomba kubanziriza kugaruka kwa Yesu Kristo: gusenyuka no kubakwa kwa Yerusalemu. Mu gusobanura ikimenyetso, Yesu yifashishije ubuhanuzi bwa Daniyeli. Muri ubwo buhanuzi bwa Daniyeli havugwamo umuntu uzaza akayobora umurwa w'Imana akita Imana, azahakana ko nta wundi muntu umuri hejuru. Kuri ibyo Yesu nibwo yavuze ko icyo kimenyetso ariyo kizabanziriza icya kane, aricyo kugaruka kwe. Mu gihe cy'ikimenyetso cya kane nta makuba azaba ariho, nta buhanuzi bw'ibinyoma, oya, ndetse nta n'abantu bazaba biyita Mesiya. Nta guhuka umutima, ahubwo ibizaba bizihuta cyane. Ni ibiki bizaba? Ngo ibimurika byose bizazima, izuba rizijima, inyenyeri zigwe, hari n'ibindi byinshi bivuga kuri ubu buhanuzi. Nka Izayi we yahanuye ko amajuru azahinduka umusambi wo kugenderaho. Icyo gihe ngo urumuri karemano rwose ruzagenda burundu, hasigara amatara yakwa nk'amashanyarazi gusa. Abantu bazibaza ibyabaye, bibaza ibyo bari kubona ibyo ari byo. Abakristo bazi iby'iminsi ya nyuma babasobanurire bati igihe cyageze, izuba, inyenyeri n'ukwezi byazimye. Imana yazimije amatara y'ijuru kugira ngo itegure umurabyo ugiye kumurikira isi mu kugaruka kwa Yesu. Aha niho hazaba ibicu byinshi, ari nabwo bamwe bazahita bamusanganira mu kirere. Guhura kw'abera na Yesu ntabwo kuzaba muri stade, bazazamuka bamusanganire mu kirere nk'uko byanditswe. Ibi byose rero nimubona bisohoye, muzamenye ko ageze ku muryango, ari kuza kureba be.